Come on. Ele foi tirar uma documentação da amatafari ngaya yarari kugerageza kureba ko ari mu mahirwe two turi mu mpeshyi mu mvura umuvavaza agitekerahe. Umva ni ibintu bigoye cyane nta gisubizo nabona natanga nyine murabona biragoye pe biragoye n'ubufasha bukenewe cyane. Ubufasha bukenewe. Ubwo aya matafari nayo yabumbishije. Nayo yabumbishije amwe ngari ya mu rutoki andi ngari urabona igikoni ko bisa kose cyari gihari. Yego. Cyakazamutse kwera ko amatafari yarahari isakaro n'ibiki byose urumva nibyo bisigaye n'ubufasha bw'uwiteka. Yego iki kimasa ntago cyica. Kimasa ntago cyica nta kibazo. Iki nicyo kimasa cyava. Cyaheruka ndabizi yigeze ajya mu isoko gitangazamakuru barekana yagiye kugura inka. Ni iki kimasa ari yaguze nicyo afite cyasize. Niki kimasa asize rwose. Ariko nacyo ntago twavuga ko kizagira icyo kimara kubera ko nubundi mu butabazi bwe mu bukwe bwe bwa nyuma bishobora kurangira n'ubundi ntacyo cyane akora mu nacyo bwacyo. Kuri basi inkunga nyine ariko nacyo bava yari umuntu ufite future ufite kwiteza imbere nubwo yaje Kigali ariko n'umuntu wakoraga afite intego kugira ngo umuntu uje uvuye mu cyaro azakora yohereza inkingana gutya akayohereza mu cyari ayisize imeze gutya rwose akundi no kwihangana ariko yarafite umushinga. Ni icyo ubwira abantu kuri ibi bintu yarafite ibikorwa byose yarafite ariko apfuye niba ndabyita gucikiriza ariko so gucikiriza yarapfuye nyine bitarangiye. Mbo birababaje cyane ni inkuru y'agahinda ibabaje kumubura twari tumukeneye yaragifite byinshi byo gukora yarafite abana yarari kurera yarafite intumbero hazaza hari na byinshi yari yemera umukecuru twayaga tunumva ko afite ateganya kuzadukorera ubukwe tukagira ubukwe mu muryango bushimishije. None nyine nuko yarabwiye ko afite ubukwe n'umusheri yajyaga tubwira ko afite umusheri rwose azatwereka ubukwe none nabwo nyine birangiye nyine gutyo nta kundi Imana iramwishubije niyo yamuduhaye. Babyirutse umwana yavutse nk'umwana nk'abandi akurira hano mu muryango akora imirimo isanzwe akiri mutoya yo kuvoma gutashya atahiriza ababyeyi. Yakiza kugera ajya gushaka ubuzima bwo gukora imirimo yo mu rugo kubera ko murabona namwe iwabo kuntu hameze ntago ari urugo rwifashije. Yego biragaragara. Ubwo nibwo yakoze imirimo yo mu rugo igihe kiragera abona yunguka n'umwana aramuzana mu rugo arakomeza n'ubundi aza mu rugo arabyara akajya aca inshuro ari mu rugo akiri inshuro uwo mwana wiwe nyine birakomeza igihe kiragera nanone yongera kubyara undi mwana wakomeza guca inshuro n'ubundi atunga abo bana aza kugirirwa ubuntu aza kujya i Kigali. Ageze Kigali twamubonye ku social media tubona azamuriwe ahinduriwe wenda amateka niko nabyita. Maze guhindurirwa amateka nibwo yatangiye kwita kuri babana ariko nabwo ikigaragara cyo ntago bibaye igihe kirekire kuko yamuduhaye ramwishubije. Igihe kiwe kibaye gitoya ibyo ari kuzakora byari byinshi nubwo umuntu agiye bavuga ngo imirimo yiwe arayirangije ariko ibyagaragara byo yarafite byinshi akagombye gufasha umuryango kuko nko mu minsi ishize twagize ikibazo bw'imvura yagwaga nyinshi yo mu kwa kane igitengo kigwira inzu hano inyuma kimaze kuyigwira kirayisenyura igice kimwe cy'inyuma kirasenyuka vava yadufashije
gusanura iyo nzu akoresha umuganda bakuraho icyo gitengu, aho amatafari yari yangiritsemo inyuma bagerageza kuyasana barayazamura barahafunga. Wenda umukecuru ntabwo yari akijya mu nzu ngo abone hanze, uko bisa kose hari hasa nk'akinze amatafari, ariko nta gasima kariho, namwe murabibona, nta gacanga gateyeho inyuma, ahubwo yari yasanuye naho byari bitari kajya agacanga. Ibati hejuru naho ryari ryangiritse, yaragerageje gushyiraho amabati abiri, kigaragara cyo n'ubundi n'amabati narashaje. Inzu naho nta gisanuye, n'ubundi amabati arashaje. Uko bisa kose mu minsi iri imbere hatagize ibishoboka ngo abone ubwunganizi, uko bisa kose n'imvura yazajya imusanga mu nzu akavirwa n'ubundi kuko n'ubundi nubwo turi mu gihe cyo kumuherekeza bwa nyuma, umunsi ubukwe bwe bwa nyuma bugiye gukorwa, yasize ihene nazo hano zirahari. Ni ihene n'udutungo tugufiya tw'ihene, hari n'akamasa kari hano nako yasize. Urumva n'ibyo ngibyo tugiye gukoresha nabyo bishobora kurangira nabyo birangiye mu kumuherekeza, nabwo ubuzima bw'umubyeyi we nabwo bugasigara mu kaga, kandi wari usigaye amwitayeho. Umubyeyi yari amaze gutangira gususuruka yumva ko ubuzima bwe buhindutse, ariko iramuduhaye nyine iramwishubije. Nuko nguko numva byose bigize bimeze. Murakoze. Ku ruhande rumwe Vava niwe wari urimo aravugurura inzu muri famiye wenyine, kubera iki? Impamvu n'ubundi niwe muntu twari dufite mu muryango ugaragara nk'ukomeye, ushobora kubona amafaranga, kuko namwe murareba nyine aho avukira namwe haragaragara. Nyiramaso yerekwa bike bindi akirebera, biragaragara namwe nta kindi kintu cyari gihari. Ubwo niwe twafataga nyine nk'umucunguzi w'umuryango, niwe wari ugaragaye nk'umucunguzi w'umuryango, niyo mpamvu twari tumuhanzeho amaso cyane. Murakoze. Ku ruhande rumwe kwakira inkuru y'uburwayi bwe, byinshi biravugwa bigiye bitandukanye ko yafashwe mu gihe gitoya cyane agahita nitaba Imana. Inkuru y'uburwayi bwe wayimenye gute ku ruhande rwawe? Njyewe inkuru kuno nayibonye y'uburwayi, kuko nabwiye ko ndi mubyara we ndi mubyara wiwe. Kumenya inkuru yiwe nagiye kuri social media, mbanza kubona ngo Vava yarwaye, ngo Vava yarembye, ngo ari ikibogora. Ntabwo nabashije kuba connected no mu muryango wabo ngo tubone bimenye neza 100%, ariko nabibonaga kuri social media ngo ararwaye, nkajya mvuga ati wenda se nukubeshya ntago arwaye. Naje kubimenya neza ubwo bantumagaho mu rugo ati Vava nyamara ameze nabi, umubyeyi we niwe wagiye kumurwaza, bishobotse mwari bakuntu mwamweranje ari mu bitari kibogora. Kugeraho ntabwo byabaye ngombwa ko ugeraho, nanjye ntabwo byambangukiye kwita ngerayo, ariko byaje kugira gati barambwira ngo Vava noneho yaje mu rugo, hashize iminsi ngaye nabwo barambwira ngo Vava yakuwe mu mubiri ari mu bitaro. Wakira inkuru y'urupfu rwe wayakiriye ute? Byarambabaje. Kugeraho wari uri mu biki, ninde wakumenyesheje ayo makuru? Nari ndi mu mirimo isanzwe mu rugo, ariko nahise ngwa mu kantu nyine, mbona ari nk'ijuru ringwiriye, kuko naherukanaga na Vava mu kwezi kwa kangahe, ndibwira yaje mu bukwe, ndibwira ari mu kwa gatatu mu kwa kane gutyo, nibwo yari yaje hano mu bukwe bw'abaturanyi. Nibwo rero yaje, nibwo naherukanaga nawe. Hari ikintu ukomojeho cy'ubukwe, hari byinshi cyane byavuzwe kuri social media. Ubwo bukwe nawe wari wabwitabiriye? Ubwo bukwe ubwo yari yajemo n'ubwa mbere bwo mu kwa gatatu. Urumva ubwo bavuga bashobora kuba yaragiriyemo ikibazo, ntago ari ubwo ngubwo nari. Ariko nubwina, ariko ubwo nubwina, kuko byavuzwe ko Vava yarwaye avuye inaha mu bukwe. Inyamasheke asubiye i Kigali nibwo yatangiye kuremba. Ubundi muri izi quartier hano ikintu kigendanye n'amarozi kivugwaho iki, bimeze bite nkaho umuntu hatuye ubizi nk'umwe mu muryango wa Vava? Umve abantu kuba navuga ngo bararoga sinabimenya, sinabifata 100%, kuko buryo uburozi nta test bugaragaza. Ntago napfa kuvuga ati uyu muntu n'umurozi abantu bose basa kimwe n'abandi kandi bagenda kimwe n'abandi. Ndumva ibyo ngibyo rwose ntago nashyiraho umukono ati na hano yazize nihe yazize. Ibyo ni ibintu tutabasha gusobanukirwa rwose. Wenda tutarajya ku kindi kintu wenda kijyanye n'umuryango, uri wagenda gukurikira social media, hari ibyo wagenda guhona, hari byagiye bivugwa n'abantu bagiye batandukanye bavuga ati no gushinyagurira umuryango. Hari uburyo wanabibonaga muri icyo gihe wakurikirana uburwayi bwa Vava kuri social media, bira bintu n'icyo bivugaho nk'umwe mu muryango wa Vava? Ikintu cyose burya kibaye ku isi kigomba kudusigira isomo. Analize nyinshi, njya nkunda kuvuga ngo analize nyinshi. Analize ni ngombwa, ariko analize nyinshi burya nabyo ari ikintu zangiza.
urabona bakoze analize cyane ubuzima bw'ingwa bari gukora planka nagiye mbyumva bikambabaza nkavuga ati bimeye byashoboka ariko bishobora kuba atari na planka ariko burya n'ababivuze nabo wenda nabo barimo bariga barabibona babona igikurikiye inyuma nabo barakibona nabo hari isomo bahaye mu buzima nuko ngiye nabifata. Yego tujye ku kintu gikomeye cyane cy'ubuhanzi buba mu muryango wanyu. Hari amakuru dufite ko kuba Vava yabaye umuhanzi atari ikintu kije gutyo gusa no muri famiye ndetse n'aba hari uburyo ujya ubigeragezaho tubwira. Mbona ibintu by'ubuhanzi byo mfite impano zitandukanye, kuvuga amahamba nabishobora, kuririmba indirimbo zisanzwe ngerageza kuba nazikora, mbo kuba izimana cyane cyane nizo nibanzemo ko ufite 22 nanditse mu ikayi. Imwe niyo nakoresheje amajwi ya audio, ndayifite audio yayo. Izindi nazo nazijyanye ku muntu zikora nabi, zo fite 2 nanone nazo zikoze. Indi fite ya 3 nayo iracuriye, urumva uko bisa kose. Ukubitira kapira nk'amasegonda 30 ku ndirimbo yawe. Akapira amasegonda 30. Iyo wumva uvuga ati niyibasha kuko ntago turongera gusubiramo ku cyo cy'ubuhanzi. Mbo indirimbo ya mbere akapira amasegonda 30. Dusobanura ngo bimeze gutya. Akapira amasegonda 30. Ndi mu nzira igana mu ijuru, ibibazo n'intambara ni byinshi, na bya byapa byayoboraga abagenzi, Satani ari kubihindura ashaka ko tuyoba inzira, nzirira ruhije n'ukuri, fata ukuboko sinyobe, ndi mu nzira igana mu ijuru, ibibazo n'intambara ni byinshi, na bya byapa byayoboraga abagenzi, Satani ari kubihindura ashaka ko tuyoba inzira. Yego urakoze cyane. Ku ruhande rwawe wenda ni byiza cyane, wenda ufite n'impamvu wahisemo gukora ubuhanzi. Dusoza tugana ku musoza kugira ngo tube tuganira n'abandi, nicyo kintu cyatumye uhitamo kuririmba izigendanye na gospel? Bo numva kubera ko nakuriye mu makorari, numva muri korari, ahantu hose ngeze mba muri korari. Yego, numva kuvuga ubutumwa ari ibintu numva ngomba gukurikirana. Bitangiye kera, bitangiye nkiga natangiye ibintu by'ubuhanzi niga primaire mu Makangahe, nakoraga imivugo y'uburingane n'ubwuzuzanye, naragerageje ni byinshi, urumva n'Imana numva nifitemo. Musaza kugiye twashaka ko tuganira se, kugiye twashaka ko tuganira, tungwe no tukubaze gatoya. Urakoze cyane. Yego urakoze, Imana igumugisha. Ngwino rwose tukuganirizeho ntacyo bitwaye, ngwino hagarara nta kibazo. Kugura tono duke akangakuze uko bakita, akabakita mikrofone. Akabakita mikrofone. Afata n'iki ngiki. Umeze ute umusaza? Meze neza ariko uyu kankari nk'umwana wanjye. Yego Vava. Buriya uyu mubyeyi waruraha yari afitwe na mubyara wanjye. Wari umutunze ni mubyara wawe? Ubwo Vava n'umukobwa wawe? Nk'umukobwa wanjye. Ariko mwibye ibibazo by'urupfu ntabyo narinzi. Wabimenye ryari inkuru y'urupfu rwe? Bimenye guherejo. Wabimenyeje? Wabimenyeje nka sangahe? Yamenyejo mu masaha 8. Utuye hano hafi kwa Vava? Hano hirya gato. Aha hirya. Ubwo nyimara kwimenya numva ngo nyine mbega ngo bamuzamuye ngo aguye ku kibuye, ariko bamuzamuye ngo akiri muzima. Ubwo numva nyine ngo aguye ku kibuye. Ariko akaba yari mu bukwe n'ahangaha. Ubukwe yari arimo inaho? Hari muzima, hari umuntu muzima, ubwaza kugenda nyine. Ubwo bukwe yatashye inaha nawe wari wabutashye? Ubwo bukwe wari burimo? Nawe mburimo. Kuba bivuga ko aribwo yahumanirijwemo papa? Wapi ko yagiye ari muzima se? Yagiye ari muzima, ahubwo akimara kugera Kigali. ubwo twumva ngo yafashwe.
uramuzi vava akiri umwana, utuye ahangaha uri umusaza usheshe akanguhe biragaragara. Vava akiri umwana mutoyo yari umwana yari ameze ate, yitwaraga ate? yari umuntu wabaga ahangaha yiberaho mu mibereho aca inshuro y'umwana we, aza kugeraho aza kuva ahangaha abonye ko ubuzima bumumereye nabi, aza kwigendera i Kigali. ageze i Kigali rero nibwo yafataga ubuzima busanzwe, tukaba twumva nyine ari mu buzima bwiza nta kibazo. mwajyaga mwumva nko kuri radiyo Rwanda? mwaramwumvaga. mwabifataga gute? twumvaga tunezerewe kuko twari tubonye umuntu ugiye kudukura mu bukene, nyine twaba twavuga ati yenda azagira icyo atumarira. tubonye umuntu rwose uzagira icyo atumarira muri Kirimbi. inkuru y'urupfu rwe yaje, Vava ntakiri mu mwuka w'abazima, ntakiriho. urumva ku mutima wawe umeze ute aka kanya? wihangane kubaza gutya, cyangwa iyi nkuru urumva? nk'iyi nkuru njyewe ndumva njyewe nta mbega birambabaje kuko nari nzi ko ari umuntu ugiye kudushyira ku bintu by'ibikorwa, yagura agatungo akaduha tukakaragira tukaba twakwiteza imbere. ubwo urumva ko natwe tuba. papa ni amahoro. wicaye ahangaha mu rugo kwa Vava, aha habaye ibyago. iyi nkuru y'urupfu rwa Vava wowe wayimenye ryari, cyangwa se yakugezeho ryari? uri mu bihe bihe? yego. yangezeho ejo bundi. nkongerejweho gato. yangezeho ejo bundi. wayakiriye gute? numvise mbabaye bambwiye ko yapfuye. Vava wari umuzi kuva akiri umwana, biragaragara ko uri umuturanyi we. uri umuturanyi cyangwa uri mu muryango? yari umwana wanjye. uri umwana wawe? kuko uyu mugore yari umugore wacu. ari umugore wanjye. Vava mu buto bwe, mu gukura kwiwe, yari umwana witwara gute kugeza aho bigere mu ngombwa asezere ku isi? yari umwana witwara neza kuko yarabomaga, yakoraga imirimo yose mbega yo mu rugo. yitwara neza. ku ruhande rumwe wenda hari uburyo abasigiye abuzukuru, abana babiri. ubu nk'umuryango murateganya iki kugira ngo abana ubuzima bwabo bushobore kugenda neza? kuzabanira nyine, ariko umwe niwe tubana ahangaha, ariko undi ntabwo nzi aho ari. ntabwo muhazi nk'umuryango. papa reka tugushimire kandi ubwe mukomeze kwihangana. n'ibyo wumva utazibagirwa ku buzima bwa Vava, ibihe mwabanye mutazibagirwa? ni ibintu yadukoreraga kandi nk'ibiki yabakoreraga gute? yadukoreraga ibyiza byose, kandi none tukaba dusubiye iwa Ndabaga kandi twabonaga twari tugiye gutera imbere. hari uburyo byagiye bivuga ko mu mibereho ye ashobora kuba ari abantu bamuhumanyije, bamuroze. niki wavuga kuri ibyo bintu? natwe ko twumva bivugwa gutyo se nabivugaho iki nyine, ko n'ubwo bukwe ko ntari nabutashye. n'ubwo bukwe bwabaye ntabwo uri wabutashye. papa reka tugushimire kandi tubwire mukomeze kwihangana. urateganya kujya gushyingura? nta mbaraga mfite, ariko umwana mfite yagiyeyo. nta mbaraga ufite? niyo wabona akamodoka ntabwo wakajyamo kashobora kugenda? nagenda ntase n'amatungo ari hariya, ko umukecuru ari we wagiyeyo, wajyanye n'abandi nyuma. sawa urakoze cyane. reka tujye ku mukecuru hariya, tugende muterure gake gake, si ngombwa ngo umuntu akatinge. tuganirize kaka abana ko birukanse. kakomera cyane. ni amahoro. oya burya no guhisha icyuzi ntabwo ari byiza ku mana. ntabwo guhisha, nibyo mwumvire, guhisha icyazi ntabwo aba ari byiza. ka ni amahoro. ni amahoro. ntabwo twakatinze mwana ntabwo ujya dukatira muri nkuru nk'iyi. tugende shyiraho. ka ni amahoro. ni amahoro. turakwihanganishije
kandi turakubwiye ngo komera. yego uri ahangaha mu rugo kwa Vava. Ubusanzwe Vava yari iki kuri wowe uyu munsi? ni uko yari umuturanyi kuva hano kujya aho ndi ni nka santimetero. Ni hafi. Ni hafi. Muri make Vava yakuze umureba akiri umwana mutoya cyane. Vava yari umwana umeze ute muri ibyo bihe? Vava nyine yakuze ndeba. Vava ajya mu mibereho mibi akajya ajya gukorera amafaranga ya nyakabyizi. Bugezeho Imana iza kumuhamagara nyine imuhaka akazi k'ubuhanzi. Yego. Muri aka kazi k'ubuhanzi yaragiye gukoramo i Kigali, ntabwo yari hafi yanyu. Ubuzima bwo yari mubanyemo bwari bumeze bute? Vava ikintu cyambabaje nuko kuri 29 z'ukwa kabiri nashingije umuhungu kuko twabanaga cyane ndamuhamagara ni ukuzanzanira intwererano yanyoreje 10,000 yego kuri telefone. Ubwo rero Vava nicyo kimbabaje. Noneho mu gihe ageze Kibogora nyina arambwira ati Vava nuramuko mugemuriye ntarya umuceri ariko kereka ari nk'ikintu ubonye kindi cyo agafaranga cy'iki ariko hari ukuntu nyine umuntu yitabaza umuceri nyine kuko bari bubangutse. Arambwira ati ntuzirirwe umujyanire umushyira ibiryo ati uzamugemurire akantu keza. Ikibazo nagize rero nuko yahise yigendera ntaye namugeraho ariko Vava yangoreye neza. Yanyoreje 10,000 kuri telefone mbibikuriza mu rugari. Ubwo rero uko byo kuntwera wumva ko ari umuntu wanjye nyine. Inkuru y'urupfu rwo wayakiriye ute? Inkuru ye narababaye nyine. Icyo niko cyambabaje. Buryo umuntu akugire neza ntumunamwiture nawe ntabwo ari byiza. Byarambabaje rwose. Wabajwe nuko utari wari wamwituye mu masure. Ariko nta kundi wagira ni ubwo wabiteganyaga ukabipanga ntacyo bitwaye ubwo wari wabipanze kandi wumva utuje cyane nubwo utabashije. Usibye ko nyine mama yatubwiraga ati musengere ariko avuye hano avuga ko arwaye umutwe. Ati mujye mwoheza amashengesho. Yego. Nuko ariko aho yafatiwe si impazi. Mama Kaname reka mwaze ikibazo. Wavuze ko Vava yagutwerereye icyo gihe wari ufite ubukwe. Ese ubwo bukwe yagutweremo nibwo yaheruka kuzamo inaha cyangwa bwo ni ubundi? Yego. Nyuma zaho yagiye aza mu bundi. Ubwo bavuga ko bamurogeyemo ntabwo ari bwo bwawe. Ni kada. Yego. None mama wenda utuganirize, wenda urabona Vava yaje kugirirwa amahirwe n'umugisha aza kuba umuhanzi ajya kuba muri Kigali, ariko none nagira ngo mutubwire wenda nk'inkuru y'ukuntu yakuze hano uko yari ameze muri quartier. Twabonye hano ni ahantu hari abana benshi batandukanye ariko turagira ngo mutubwire nyine Vava mu bwana umve ntabwo mu bwana bwe nyine ndabizi. Twanasenganaga hariya. Yakuze ndeba nababwiye yuko yagizeho imibereho mibi. Murabona uko babo hameze akajya ajya gukora amafaranga naho abereye umugore akajya gukora amafaranga. Bugezeho sinzi ukuntu twagiye karengera sinzi ikintu cyari cyahabaye. Aza gusaba indirimbo twari duhari. Niba ari umunsi w'abagore tubona ari kujya imbere aririmba birangiye aho abashyitsi bahagurukiye bagiye kwiyakira nabo bajya kumwakira. Vava kuva icyo gihe niho yatangiye kwiga ubuhanzi. Tugiye twumva asohoye indirimbo. Mukomoje ku nkuru y'abana be nyine aho yaje kuba yakibarukira abo bana babiri akaba umugore. Ese abo bana yababyaye aba hano cyangwa yari yarashatse? Ni umuntu banza ngo bahuye amuhinda. Araza yibana hano arayibyarira hano. Noneho kuwa kabiri ajya gushaka. Amara igihe kirekire ngo asanga ni ahantu habi, ngo ni ahantu ngo mu ishyamba ngo bagiraga ishitingi bakayiseseramo gutya. Sinzi ukuntu aho hantu yitwa mu Mutara. Noneho arahaba mu buzima bubi. Agezeho umwana mutayo araza. Aje umwana musigaye mbega akiri mutoya. Arazongera agaruka hano. Akajya ajya gukora amafaranga 1,000 angahe gutyo abaho gutyo. Tujye twumva rero Imana iramuhamagaye igiye mu kazi. Ukuntu tubizi kuko ni umuturanyi rwose.
Okay. Ku makuru y'uburwayi bwiwe mu minsi yashize hari abantu urumva twavuganye na mubyara we atubwira ko nawe yari atangiye gushidikanya ko yumvaga nawe ntabwo yabyemeraga ko arwaye. Ese mwebwe hano muri karitsiye yanyu inkuru y'uburwayi bwe yari imeze ite? Mwarabyumvaga mukamenya ko arwaye ku buryo byibuza hari n'ababashije kujya kumusura cyangwa nabo babifataga nk'aho ari ibihuha niko nabivuga? oya yari arwaye kuko mama we yambwiye yuko ngo yafashwe ari i Kigali noneho ngo agiye mu bitaro by'i Kigali ngo bamuca amafaranga menshi. Bamuciye amafaranga menshi aravuga ati reka da nigendeye i Kibogora hafi y'iwacu. Ubwo rero umuntu wavuye iriya akamara iminsi i Kibogora ukumva ko yari arwaye. Okay. None ntabwo biri bumuze kukubaza kuri mama we umubyeyi wiwe urumva ko yabanaga na Vava ndetse n'abana biwe uretse ko Vava yabaga ari i Kigali akenshi. Ubu ngubu agiye gusigara kandi bivuga ko uwo bita Vava yamufashaga cyane, niwe wamufashaga nyine mu mibereho ya buri munsi, sibyo? Ubwo ngubwo hari utundi tuntu wenda yakoraga inaha wenda tuvuge ariko ikibazo aranasaje ntekereza ko wenda atanabona n'izo mbaraga. Uwo mukecuru se ntacyo niwe wari umutunzi ari n'amavuta yo kwisiga niwe wayoherezaga. Nta kintu yakoma uwo mukecuru. None ugaraza kubaho gute? Sinzi ukuntu rwose biramera uko yamaraga iminsi akamuhamagara akamuheza amafaranga. Turi kureba umwe mu bana be baduhaye twahuye nawe wo bita Firidausi. Turi kuganira twabonye ko ari umwana nyine umeze nk'uwahuye n'ihungabana utavuga. Oya nuko yavutse. Yego. Nuko yavutse. Arwara nk'abandi nk'uko barwara malaria ariko nuko twamwe tumubona. Sinzi ikintu cyaba cyanamuzingamishije burya ari na mukuru. Okay, nta kibazo. Hanyuma se ureka nawe nkubaze ikibazo, ubuzima bwa hano bumeze bute? Twarebye n'ahantu kwacane mu misozi iki imibereho ya hano mwege murya gute, mutunzwe n'iki? Nyine turahinga nk'ubu ngubu nyine ndahinga bagahinga tugashyiramo tugacanga n'inshuro. Ntabwo wahinga ibyacu ntabwo bitwemeza tutashyizemo n'inshuro. Nawe uyu mukecuru nawe nuko n'inshuro nta kicyura nta kijya kuyica ngo yicyure. Biragoranye cyane. Reka tubihanganishe kuko ni ibintu bikomeye, ni inkuru navuga ko ibabaje cyane ku baturanyi. Urabona ko nyine ni inkuru y'incamugongo kuko urumva ni twarababaye kubera ko ntaho amusize. Ntaho amusize niwe yabonagaho amakiriro. Reka dusoze rero, mwakoze. Reka tubashimire kubw'umwanya wanyu mwaduhaye abaturanyi ba Vava. Bakunzi bacu rero twari twagerageje kuba twasura iwabo wa Vava aho yabaga mu rugo kugira ngo turebe ko umukecuru asigaye, turebe ikintu twamufasha. Ariko hano ndi kubona hano hari abana batoya. Abana uyu ni umwuzukuru we. Uriya ni umwuzukuru wande? Iki ni ikiragire mu kirere. Uyu nguyu ni umwuzukuru we nyirizina. Uyu yego, Iki ni ikiragire mu kirere. ni umwuzukuru wowe? Uyu ni umwuzukuru wa mukecuru? Ngwino tuganire umwana. Uyu ni muto. Uyu ni mutoya.